none se Vestina aka kanya bigenze bite kandi nyuma yo gusiba amafoto yose afite ahuriye n'umugabo we yose ahise yandika amagambo atunguye abantu benshi cyane agira ati uyu munsi ubuzima mbayeho ntabwo ari bwo buzima nahisemo, mbayeho nabi kandi sinari nkwiye ibi, gusa nafashe icyemezo kibi mu buzima bwanjye ariko ni byiza. Imana yemerera ibintu bimwe na bimwe kubaho kugira ngo dushobore kwiga. Ubu nize byinshi, ubu nta muntu uzongera kumbeshya ngo arimbure ubuzima bwanjye. Umugabo uzakurikira nahisemo kubana nawe, nzabanza kumumenya neza, menye umuryango we ndetse menye byose kuri we, kuko kuri ubu nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Vestina yanditse aya magambo atunguye abantu benshi cyane nyuma y'uko mu kwezi kwa munani tariki 5 ubwo hashize amezi 3 yonyine, tariki 5 ku kwezi hari hashize amezi 5 aribwo yakoze ubukwe ewe n'umugabo we Idrissa Jean-Luc, mu gihe tariki 15 mu kwezi kwa mbere uyu mwaka aribwo barasezeranye imbere y'amategeko. Mbibutse icyo gihe n'igikorwa ari bakoze mu ibanga rikomeye cyane ndetse babihishe abantu ndetse n'itangazamakuru, gusa biza kurangira bigiye mu itangazamakuru bitunguranye, biza kurangira nabo bemeye kubishyira ku mugaragaro. Birabibyuye.